ko kwa Claude mufitiye ibihumbi bibiri koko, kandi nkaba nshaka guhahisha agahumbi, akandi gahumbi ejo mukajyana ku kazi, ngo biravamura. Ariko nakereka mbiga umuntu ubinkorera. Sishaka mbona uyu munsi ubishye koko uyu munsi ndakoraho igihumbira. Siko ndabikaze uyu munsi ndakoraho igihumbi mukabyara. Cyane hatari sha nta job nta kisha kuzene danje kabisa umunsi ndakoraho igihumbi. Sasa gukomeza nicaye kabisa. Umva se bro. Yes man. Musaga services. Ntabirenze man wansaba service ntari. Umva rero. Aha. Yewe hano epfo kwa Murokore mbafitiye agahumbi. Yego. Kandi mfite tuke ntago nshaka kuzibahereza zose. Nagiraga ngo niba ufite mavunje umvunjire kumana ndashaka guhahisha agahumbi ejo nanjye kazabona kandi ko kugenda ku kazi. Subizi se. Nta bya danje man kansabe ntari. Yazana man nkuvunjire ntari. Vunjire ntari. Nkuvunjire ntari man. Yo, umbase akazi oyase kandi umbase kandi ari umuntu arundusabye ga service ndaje mpite nkuvugisha mbwira ibyari byo. Sawa. Ariko man iyo wabyukanye umwaka koko n'indahira kwiba. Ya ubu nari ndangaye bingana iki ku buryo banyoreye amafaranga. Ubu se basi niyo nishyura.